ni Zaburi ibice 11. Haleluya. Nicaye ndavuga nti Yesu mutamu umwanya kirambere ikimenyetso cy'uko ubwo wenda hari abandi nzabibwira, ariko ampamagaye ngo ngire icyo mvuga. Ubwo numvise ko Imana ishaka ko bibabwira kubera ko nari nabashubije kandi mwari mwananyakiriye. Reka dusome amagambo y'Imana. Zaburi igice cya 11 turasoma umurongo wa 3 kugeze ku wa 4. Haravuga ngo niba ifatiro zishewe umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru. Amaso ye areba abantu, imbone ze zirabagerageza. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana mu Baroma riravuga ngo mbese ni iki cyatandukanya n'urukundo rw'Imana? Akavuga ngo mbese ni inzara, ni urupfu, ni uguhanwa n'inshuti, ni ukwangwa n'abantu, ni ukwamburwa icyubahiro, ni uguteshwa agaciro. Ariko ijambo ry'Imana ndi kubabwira nijoro numvise Imana imbwira ngo mbabwire ibyo mwishingikirijeho bishobora kubaho. Ariko se nimba wishingikirije ku rubyaro, nimba wishingikirije ku mugabo, nimba wishingikirije ku mafaranga ufite, nimba wishingikirije kuri kompasiyo ubamo, nimba wishingikirije kuri diplome ufite, umunsi byashewe muzasigara ufashe kuki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ifatiro z'umukiranutsi nizishewa bizagenda bite? We wakora iki? Izo fatiro zishewe, nimba umugabo wawe ifatiro zawe zari zirimo zishewe wabigenza ute? Haleluya. Ifatiro zawe zishewe izari ziri mu bana wari wishingikirijeho wabigenza ute? Haleluya. Nimuhe ufatiro rukomeye ufite. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hariho urufatiro rumwe gusa, ni Kristo Yesu. Uwo niwo dukwiye kubakiraho, uwo niwo dukwiye gushingiraho ubuzima bwacu, uwo niwo imibereho yacu ikwiye gushingiraho. We kwishingikiriza ku biboneka, ibiboneka ni iby'igihe gito, ibiboneka birashira, iby'isi birashira, amafaranga wayagira, ariko hari igihe kigera agashira, ubutunzi wabugira, hari igihe kigera bugashira, ubwiza bw'inyuma fizikali wabugira, ugakundwa n'abantu bose, ariko hari igihe urwara umubiri ukagushiraho. Haleluya. Ugasigara nta muntu utifuza kukubona. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubwo ifatiro z'umukiranutsi zasenywa, ariko Uwiteka aracyari mu rusengero rwe rwera. Imana yacu ishimwe cyane. Muzirikane yuko turi insengero z'Umwuka Wera, imibiri yacu ni insengero z'Imana. Nubwo ifatiro zasenywa ukarwara ukagera kure, ujye uzirikana ko Imana iri mu mutima wawe. Uvuge ngo Yesu uguma muri jye, Yesu utura muri jye. Nubwo ubukene bwaza, uvuge ngo ndi kumwe na Yesu. Nubwo inshuti zakuvaho, uvuge ngo Yesu aracyari muri jye. Nubwo amakuba yaza, Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo imbone ze zirabagerageza. Haleluya. Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe iri mu ijuru. Amaso ye areba abantu, imbone ze zirabagerageza. Ndashaka kukubwira ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ariko nimba ari kugerageza izongera kuguhira bwa nyuma cyane kuruta uko yakugiriye neza. Nimba yewe yarihanganye, ifatiro ze zimaze gusenywa, abana be bapfuye, amatungo ye anyazwe, ibyo yari afite byose bimushizeho, yazirikanye ko Uwiteka akiri kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo mwishingikirize kuri Kristo. Niwe rutare rutanyeganyezwa n'imiyaga, niwe rutare rutanyeganyezwa n'imvura nyinshi, niwe rutare rutanyeganyezwa n'amagambo, niwe rutare rutanyeganyezwa na ya miraba n'imiyaga yose ngo
ngo bihurura bikikubita kuri ya nzu yubatse ku rutare, ariko kuko yubatswe ku rutare bigasanga ikomeye. Haleluya! Imfatiro zawe nizisenywa uzabigenza gute? Uzirikane yuko Kristo akiri muri wowe. Ushobora kurwara ukagera kure, ushobora gutakaza ibyo wari wishingikirijeho, ariko ujye uvuga ngo hari urufatiro rukomeye rwitwa Kristo, hari umwami ukomeye uri mu mutima wanjye, ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu mubisha nawe, kandi ubwo ari umutsinzi natwe turabatsinzi no kurushaho. Mwishingikirize kuri Kristo, niwe rufatiro rukomeye. Ibindi byose nibisenyuka ugasigara na Kristo, azaguhira bwa nyuma cyane kuruta ubwa mbere. Imana ibahe umugisha.